Bana b'Imana nimuhumure, dore Kristo umugati w'ubugingo, kuri wa kabiri tariki 20 Mata 2021. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 7 murongo 51 kugeza kwa 60, n'umutwe wa 8 umurongo wa mbere. Stefano ari imbere y'inama nkuru aravuga ati: bantu b'ijose rishingaraye, bantu banangiye umutima n'amatwi, mugahora murwanya Roho Mutagatifu, muri kimwe n'abasokuruza banyu. Ninde mu bahanuzi abasokuruza banyu batatoteje, ndetse bishe n'abahanuye mbere ukuza kwa ya ntungane imwe ubu ngubu mwagambaniye maze mukamwica. Mwahawe amategeko mwayashyikirijwe n'abamarayika, nyamara ntimwayakurikiza. Ayo magambo ya Stefano arabarakaza, bamuhekenyera amenyo. Naho yuzura Roho Mutagatifu, ahanga amaso ijuru, abona ikuzo ry'Imana na Yezu ahagaze iburyo bw'Imana. Nuko aravuga ati: dore ndabona ijuru rikinguye, n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Bahera ko bavuza induru, bipfuka mu matwi, maze bamwiroheraho icyarimwe. Baramukurubana no hanze y'umujyi, bamutera amabuye. Abamushinjaga bari barambitse imyambaro yabo imbere y'umusore witwa Sawuli. Igihe bamuteraga amabuye, Stefano asenga agira ati: Nyagasani Yezu, akira ubugingo bwanjye. Nuko arapfukama, maze atera hejuru ati: Nyagasani, ntubahore iki cyaha. Ngo amare kuvuga atyo araca. Sawuli nawe yari mu bemeye ubwo bwicanyi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 31. Nyagasani, kiza ubugingo bwanjye mu maboko yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo kwanditswe na Yohani, umutwe wa 6 murongo wa 30 kugeza kwa 35. Nyuma y'ituburwa ry'imigati, rubanda babwira Yezu bati: ikimenyetso utanze ni ikihe ngo tukibone maze tukwemere? Ukoze iki? Mu butayu basokuruza bacu bariye manu, nk'uko byanditswe ngo yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru. Nuko Yezu arabasubiza ati: ndababwira ukuri koko, umusasi wabahaye umugati wo mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umugati w'ukuri wo mu ijuru. Kuko umugati Imana itanga ari umanuka mu ijuru, kandi ukazanira isi ubugingo. Nuko baramubwira bati: mwigisha, jya uhora uduha uwo mugati utubwiye. Yezu arababwira ati: ninjye mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasoza bibaho, nunyemera ntazagira inyota bibaho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo wazutse naganze mu mitima yacu, tumubone, tumukoreho, tumurangamire, tumumenye, tumumenyesha abandi. Kristo ubuzima bwacu. Aya masomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana kuri Yezu, umugati w'ubugingo. Mu kurebera hamwe ubwoko bw'imigati dukenera mu buzima bwa buri munsi, iyo migati yose nitwerekeza kuri Yezu, umugati w'ubuzima bw'iteka. Iby'isi turabikoresha bigatwerekeza ku by'ijuru, twigana Kristo, tugana Kristo. Amen. Umwana yigeze abaza nyirakuru ati: nyogoku, ko mbona musa na sogokuru, muravukana nk'uko mama atubyarange na mushiki wanjye? Cyakora nyirakuru abura aho yahera amusobanura ko ari uko bamaranye igihe kirekire abana n'umugabo we neza, mu buzima bwiza, bahuriza hamwe mu rukundo. Niko ko bavandimwe, umuntu musangira kenshi, inshuti magara, uwo mumaranye igihe kirekire, mugeraho mukisanisha, mugasa, mukaba umwe. Ressemblance, imvugo n'ingero ikaba imwe. Niyo mvugo igira iti: ibisa birasabirana, abasangira barasabana bagasa. Muzitegereze n'umwarimu mwiza, umunyeshuri aramwigana. Anabyo twumvise mu isomo rya mbere ryabaye kuri Stefano, wa mudiyakoni wa mbere wahowe Kristo, akigana Kristo umwigisha we. Amagambo Stefano yasubizaga abishire ni ayandi Yezu umwigisha we yavugiye ku musaraba, yishyira amaboko y'Imana. Stefano yiganye Yezu agira ati: Nyagasani, akira ubugingo bwanjye. Ndetse nka Yezu, Stefano arasabira abishibe ati: Nyagasani, ntubahore iki cyaha. Amen. Rero bavandimwe, gusa na Kristo ntabwo ari kuba ari umwirabura uri muri Afurika yo hagati ngo uhite usimbukira mu Burayi cyangwa muri Aziya ngo uhindure umuzungu ku ngufu, wisiga za mukorogo na korogati, kwikoroga nyine bikarangira wikoroze, ukoroze n'abandi. Ahubwo gusa na Kristo ni ugusubira mu byo yavuze nka Stefano, ariko ukanabishyira mu bikorwa, umwigana, ukabaho nka Kristo kugeza n'ubwo wemeye gusangira umugati nawe, ukemera kunywera ku nkongoro imwe nawe, inkongoro y'ububabare bikiza isi. Gusangira na Kristo ni ukumusanga, ntibigira uko bisa ababyeyi.
mu kilatini ho iyo bashaka kuvuga umuntu mugendana, inshuti yawe magara, bakoresha amagambo abiri, comme panem, avec qui vous partagez du pain, mu gifaransa compagnon, uwo musangira umugati, inkoramutima, umusangirangendo, uwo mubana. Bavandimwe, umugati rero ukabuhuza abantu bakaba inshuti. Anabyo twumvise mu ivanjiri ya none, ubwo Yesu yaramaze kugaburira abantu imigati bakarya bagahaga, ariko aho kugira ngo bamurangamira bamwemere, bo bakomeje kwibanda kuri iyo migati ishira, bamusaba n'ibimenyetso. Nibwo Yesu abasabye ko ari bo barangamira, niwe kimenyetso cy'ijuru, bakamugira inshuti. Yesu yagize ati, ninjye mugati utanga ubugingo, unsanga wese ntazasonza bibaho, unyemera wese ntazagira inyota bibaho. Amen. Urakoze Yesu kuduhumuriza. Mu Bayisiraheli umugati wari ifunguro ryiganje, wari ubatunze. Ni nk'uko umushinya we abakunda ubugari, ariko cyane cyane weherekejwe n'akaboga. Mbese ni ifunguro rya buri munsi. Mu mvugo isanzwe iyo tuvuze umugati duhita twumva wa wundi wakozwe mu ifarini n'amazi n'imisemburo, ariko nanone umugati uvuga amaronko, la vie, imibereho, ubuzima bwa buri munsi. Gushaka umugati w'abana b'Imana, gushakira ijumba by'abana, guhaha. Tukaba twavuga tuti korona yafungiye benshi inzira y'umugati, amahirwe, imibereho. Umugati ushobora gusharira ukabiha, ni wa muruha buri munsi ngo umugati w'abarembye, abarwayi, abashavuye, abakomerewe, abananiwe, ab'ingo zigiye guhirima, ibibazo bikaze. Uwo ni umugati usharira, ushobora guhabwa n'abandi cyangwa nawe ukagira uruhare mu kuwiha ugasharira. Umugati nanone ushobora kuvuga ijambo uhereza undi, ribi cyangwa ryiza. Hari n'umugati manu nk'uko twabyumvise mu ivanjiri yayindi Imana yahaye Abayisiraheli ibinyujije kuri Musa. Bavandimwe, nyuma yo kuvuga agaciro k'umugati ubeshaho imibiri yacu, Yesu we arashaka kutuganisha ku mugati wa roho udutungira ubuzima bwa roho. Ni Ukaristiya, impamba y'abajya mu ijuru, ifunguro rya roho, umugati w'abamarayika, umugati w'abana b'Imana. Uwo ni Yesu ubwe utwiha, akifuza ko twamugirira inyota buri munsi, tugahora tumusonzeye. Uyu mutwe wa 6 w'ivanjiri ya Yohani ugaruka ku mugati ushushanya Yesu funguro ry'ubuzima. Yesu dutunga mu Ukaristiya mu misa. Nk'uko Gatisima ya Kiliziya Gatolika idahwema gutwibutsa igisobanuro cy'Ukaristiya. Ukaristiya ni isakamento ririmo Yesu Kristo ubwe rwose n'umubiri we n'amaraso ye, mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Inshuti tubana, ako kantu Yesu aragakunda. Kimwe mu bizakubwira inshuti ni uko iyo umwe atakiriho undi byanze bikunze atabaho, yanabaho akabaho nabi, mu kababaro, mu gahinda. Erezuma, Yesu nshuti iruta izindi zose, we ahoraho. Kubera twebwe, hirya kure mu gihugu kimwe, umuyobozi w'uruganda yashatse gutabara inshuti ye kuko yabonaga iri mu bukene bukabije, nuko ayiha akazi mu ruganda ko kumubera vice perezida. Mbese igihe adahari, iyo nshuti ye akaba ari imenya iby'uruganda. Nuko hashize iminsi babana gutyo, kandi bari bariho neza kuko bahembwaga neza, barakize, no mu ngo zabo bimeze neza. Wa mu vice perezida rero aza gusoma ku rutonde rw'ihembesha, liste dope, abona ifaranga perezida ahembwa ari byinshi cyane. Nuko umutima mubi w'ubisha uhita umuzamukamo n'inyota y'ubutegetsi, ahita afata icyemezo cya kibwa, aroga perezida. Yibwiraga ko kubera ko ari we wari umwungirije, ahita afata wa mwanya we nawe ka perezida. Amaze gukora amarorerwa, dore ko nta n'uwari kubimukekera, bose mukuru w'uruganda agira agahinda gakomeye cyane ko abuze umuntu w'inyangamugayo wamwinjirizaga uruganda akunguka bikomeye. Bose rero n'akababaro kenshi ahita ashyiraho undi mu perezida, nuko abwira uwo wari vice perezida ati, rero muvandimwe, warubeshejweho na perezida wapfuye, niwe wagushyizeho, ni nawe burya guhembaga, yaguhembaga ayavanye mu mushahara we, kuko atari njye wagushyizeho. None rero uraba witahiye. Ye baba we, vice perezida we, mbega wowe. Bavandimwe, nguko Yuda yagambaniye shebuja Yesu, kandi ari umubeshejeho. Nguko ushobora guharanira ibya mirenge ukivana amata mu kanwa, ukimena inda, cya gisiga cy'urwarurero ikimena inda, ukagambanira uguhaye akazi, uwaguhaye umugati, utuma ubaho, ukubeshejeho, ukamwica, ukica perezida wawe, ukica bosi wawe, kandi ari ugutunze. None se muvandimwe, niba wari ukubeshejeho umwiyiciye, urasigara he? Ninde ukigutunze? Uri uwande? Ugiye kwangara? Urabahute? Nguko umukristo ashobora kwibeshya akirwa yiruka ku bintu,
ku bukungu n'iminyago y'isi, akarara yiruka ku bantu, abagambanira, abagirira ishyari, abashora mu ngeso mbi, bikarangira nta kanya k'isengesho akibona, bikarangira Yezu abuze umwanya we, umutima we utakirangwa mu Imana, umutima wohotse ku bintu by'isi gusa, bikazarangira abuze umugati, ubuzima bukabiha, ari umugati w'isi arawubuze, ari umugati w'ijuru nawo arawubuze. Agambaniye uwamugaburiraga buri munsi, birangira abuze n'ijuru kuko akoze icyaha, yishe mugenzi we, abuze ijuru. Ese mubyeyi, byakumarira iki urundanyije ibintu ariko udafite abantu? Kandi iyo udafite abantu nta buntu ugira. Bavandimwe, kuri uyu munsi turangamire Stefano buryo yumva atabaho atari kumwe na Yezu umwigisha we. Turangamire abantu b'inshuti magara badahemukirana, kurinda bapfuye. Turangamire twubahe kandi abashakanye babana akaramata, bakabana neza kugeza ku rupfu rubashyira mu ijuru. Turangamire kandi twubahe abakomera ku masezerano bagirana n'inshuti zabo, kudatatira igihango, by'umwihariko amasezerano tugirana na Kristo, amasezerano y'abatisimu, kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza. Turangamire kandi twubaha abayobozi batuvunikira amanywa nijoro, badukorera, badusohoza ku Mana. Nuko rero bakristo bavandimwe, umugati wacu wa buri munsi uba wo kugwiza inshuti, tubanire neza abandi, kubona Kristo no kumwereka abandi, kuyobora abandi ku Mana, tuyoboka inzira ya Kristo buri munsi. Amen. Urakoze Yezu umugati w'ubugingo. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Yesu,